gishobora guhita gituma icyo cyabonye mu mutima, icyo warebye mbaba ukacyitegereza gutya, gifite imbaraga direct umutima guhita ucakira, ukavuga ngo mbonye ikintu gisa gutya kandi kimeze gutya. Amatwi asa yumva ijambo rigahita ryirukira mu mutima, kuko niho hari icyicaro. Haleluya. Umutima ni ihuriro ry'ibintu byose bigize umubiri w'umuntu, bigize ingingo z'umuntu. Hanyuma Yesu ngwase ukarasuzuma akavuga ati suriya mutima ntufite ubwibone, uriya mutima uzubesha nyina arashayaye, uriya mutima uzaworeka ugateranya, uriya mutima ubamwo biriya bibi arabashije. Niko hari umuntu umwe twabanaga, umunsi yaguze agashati gasha cyangwa akarato gasha, ngaho mose yagaza amabyiniro imbere. Nimefika kwake Yesu na rohoni mwangu sasa, tuwala neema yake we inang'aa kila siku, roho yangu inaimba imekaribi. Matayo bice 13 umurongo wa mbere ageze ku 9. Ninkura rihe Matayo, niyo nkura Jide. Matayo, tuganira umwanya muto wisigaye. 13 umurongo wa mbere kugeza ku 9. Some mu izina rya Yesu. Soma data. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi abacira imigani, aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Amen. Amatwi niyumve. Amen. Duhimbaje Imana se umwami wacu Yesu Cristo yaduhaye uyu mwanya, dushimira itorero n'abungeri. Imana ibaheze umugisha. Turashimira mwene data Mbabazi Huruma niti mu bari bafatikanyije, yaje kumvugisha, nawe ni inshuti yanje nkunda cyane, agasubira akaba n'inshuti y'umuryango wacu, ibyo arabizi. Hanyuma umuryango wateguye izi gahunda, gutegura igikorwa nk'iki, ukaza ukakibwira abungeri bakakigasanira mu rwego rungana gutya, mwagabanya umugisha ukomeye. Imana ibaheze umugisha. Twese mbura ibiganza, dutunga amaboko kuri bariya babiteguye. Abari aho gamutunge ku Imana ibaheze umugisha. Hanyuma kukijanye n'amashimwe, mu by'ukuri twabyumvishije mu ndirimbo, mu ijambo ry'umuhagarikizi, ariko reka tuganire iyi message Imana yampaye ngo tuganire nawe. Ishimwe rinini riruta yandi, ni munyemerera
icyarimwe twese tuvuge ngo hashimwe Imana yaduhaye Yesu, kandi tubivuge ku ijwi rirenga. Mbabazi yavuze ngo Gusa ufite iki mu mutima? Umare ndavuga ati se Mbabazi aza yerekwa ko ari ryo nateguye. Umutima wemera, umutima wizera. Haleluya. Twese turavugira icyarimwe, twese ntawe utarahawe iyo ngabiri, ntawe utarahawe ubwo buzima utagiraga. Abiwanyu batashoboraga gutanga, abakomeye batashoboraga kuzanisha ibitekerezo byabo ngo bikunde, ariko Imana mu gitekerezo cyayo ibona ikikwiriye kuduheza ari Yesu. Hari umuririmbyi wavuze ngo icyo wampitiyemo ngo ni ukugera mu ijuru. He, ninde wabihisemo? Ninde waduhitiyemo icyo gikorwa cyo kugera mu ijuru amahoro? Ninde wakiduhitiyemo? Ntabwo ari umwana w'umuntu, ntabwo ari abayobozi b'amashengero, ntabwo ari bo, ntabwo ari ba bishop, ntabwo ari papa. Oya, none ndavuga ngo rimwe kabiri gatatu twese tuvugira icyarimwe, tuvuge ngo Mana turagushimiye kuko waduhaye Yesu Cristo. Niyo magambo tugiye kuganira, tugiye kuvuga Yesu. Yesu wapfuye akazuka, Yesu uriho, Yesu utanga ubugingo, Yesu umwami w'ukuri. Rimwe kabiri gatatu turashimwa Imana yaduhaye Yesu Cristo. Hashimwe Imana yaduhaye Yesu Cristo. Hashimwe Imana yaduhaye Yesu Cristo. Hashimwe Imana yaduhaye Yesu Cristo. Haleluya. Aya magambo tugiye kuganira twavuze ngo ni umutima wizera, ni umutima wemera ibyo wabwiwe, ni umutima uzubika ugakomeza icyo wahawe. Umutima twavugaho byinshi, kandi umutima ni icyicaro cy'ibintu byose, ni ihuriro ry'ibitekerezo n'imigambi by'abana b'abantu bose. Nubona ibyabaye ku isi, ibigaragara n'ibitaragaragara, ingaruka mbi n'izindi ngaruka nziza, ni ibyatekerejwe no kugambirirwa mu mitima y'abantu ngo babisohoze biba bibi, abandi ngo basohoze ibyiza biba byiza. Umutima ugira inzira. Dawidi cyangwa se Zaburi y'amazamuka, ndagira ngo ni yabene Asafu. No ngo bararebye ngo ibo ngo baje kuvuga ku mutima, baravuga ati Imana hahirwa ngo abagufiteho imbaraga. Aho ngo bamara ngo bakagira mu mitima, bakagira mu mitima yabike. Gera umutima ntugize inzira. Erega Mana ibyo untekerezaho Igiciro cyinshi, inzira zanjye niwe uzimenya, haza kwifuza kwanjye. Erega Mana ibyo untekerezaho ni iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye niwe uzimenya, haza kwifuza kwanjye. Umutima ni ihuriro
ry'ingingo zose icyo twarebye direct gishobora guhita gituma icyo cyabonye mu mutima. Icyo warebye mbaba ukacyitegereza gutya gifite imbaraga direct umutima guhita ucakira ukavuga ngo mbonye ikintu gisa gutya kandi kimeze gutya. Amatwi asa yumva ijambo rigahita ryirukira mu mutima kuko niho hari icyicaro. Haleluya. Umutima ni ihuriro ry'ibintu byose bigize umubiri w'umuntu, bigize ingingo z'umuntu. Hanyuma Yesu ngwase avuga amoko y'imitima ine. Uko ndarangije avuga amoko y'imitima ine. Umutima wa mbere twumvishe ko bawise ngo ni umutima wo kunzira. Ni umutima utuye ahantu hatazitiriye. Ni umutima uba ahantu hatarinze. Ni umutima utobika ikintu kuko kirandaritse. Kiri kunzira. Ufite ugutwi niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Uwo mutima ngwiyo babibshe gutya habe n'ibibsha abaye hano kuri bene uwo mutima nta cyabaye, ni nk'ibintu byatambukanywe n'umuyaga gusa. Yesu we iwe nuko yaje ngo ashikareba arabareba ngo amare yamavuga atego ego mufite imitima ine. Mufite imitima ine ngo amare arayisobanura. Umwe ni uwo nguwo twavuze uri kunzira. Iwo ngo nta wundi uzukura mu icyo ngicyo cyabibwe ni Satani ubwe. Iwe ngo azayamahagera ngo akamavuga ngo zana hano vuba. Nta ruzitiro ruhari, turinze tukingiye pe. Ngo arebe umutima wa kabiri iwe ngo awurebe yamabona ni urutare. Esiko ni jewe ngo awurebe abona nibuye umutima wo ku rutare. Nawo ngo baterereho gutya ngo kama kamera kandi ngo kamere mukanya gatoya ngo abona karumye. Yesu aravuga ati ariko uyu mutima ndawugira nte? Ngo aravuga ati sawa reka mbanze ntamuke kuko nine. Ngo aravuga ati reka nsuzume uyu wa gatatu. Nawe ngo arawureba arawutumbira ngo awurebe abona nawo ni umutima ariko ngo urimo amahwa. Ngo barabiba ngo babibe ryamarikura amahwa ngo yamavuga ati sawa wewe uniga urwo ruhande naje ndaniga hano. Ngo naryo ya mbuto ibura ihumekera nayo ngo irapfa. Ngo aratambuka agera ngo kuwa kane. Iyo ngo witegereze abona barabibye abona harameze ngo yamawutumbira niwe yavuzeho byinshi. Nubundi naje niwe mvuga uwo nguwo niba wateranye muno ukureho. Uwo wakukara no kunzira no mu maho ukuremo ntiwigeze ushimwa. Ureke wumva uyu nguyu wavuzwe. Iwe ngo yama witegereza ngo abona za mbuto zirameze ngo zamazera araharura ngo iriya Yesu ijana. Aho ni nguku kwa Richard ni nguku yateguye ukagira se ngo ntiweze Richard yeze muzamugira ngo ni bene izi mbuto tuzera. Ni imirimo myiza yo gukiranuka. Ni imirimo myiza yo gukiranuka
ukamenya ko cyakozwe n'Imana atari amaboko yawe. Wamara ugashima Imana izivuga ngo dore ziriya mbuto zireze. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima waje agakemurishe agakiza kemurishe n'inkumurabasi. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. hanyuma ngo amare baramubaza ati ariko none ko wigishije iyi mitima ine kandi tukumva ni imigani yatugoye, uku ni gute? Yo arababwira ngo mwebwe ngo amaso yanyu ngo arahirwa, ngo n'amatwi yanyu ngo arahirwa, ngo kuko ibi ngibi ngo abahanuzi barahanuye ngo barabitegereza ngo ntibabibona. Barabirebaga mwiyerekwa nkabibereka ngo bakabireba bakabikumbura bakavuga ngo Mana ni ukuri ubwo uzaba ugejeje muri kiriya gihe hako tuzogubwa neza. Imana ngo ikamwambura ngo si mwebwe gusa murabyereka, ariko harabi igihe ngo amare ngo aravuga ati noneho n'abanditsi nabo nuko abami nabo barabitegereje bari barabibonye. Ka Dawidi se tiyigeze abibona se? Yarabibonye ngo abikumbura. Imana iramubwira ati Dawidi ruhuka, n'uwo wari ufite umutima umeze uko nshaka niwe mugabo Imana yahamije kuri wa mutima twavuze ngo mbonye Dawidi mwene Sayi ngo ufite umutima umeze uko nshaka. Uwo mutima wari umeze gute wa Dawidi? Ngo wagaze ushima Imana ngo ukababarira ukihangana. Dawidi ngo yagaze ababarira icyaha ngo atarebye uburemere bwacu. Ariko twebwe ubu nyine umuntu azamavuga ngo yene ukuri ngo azamaza n'umunzani, kandi uzi uwo munzani azaje kuzana se je ndumuhinda azamaje kuzana umunzani wo kwa muhinda. Ngo abahinda tugiraga hayo ngo ntituzapfa kuva ku izima. Wamara kuwushira ukamuvuga ngo kino cyaha sino kibabarire. Ngo rega Imana nayo ngo yaduhaye ubwenge, mwebwe ntabo murumva bababwira bene uko ariko Imana ngo yitegereze Dawidi mu mutima we, kuko yo haba na hano uko ntiyigeze ireba uko twambaye. Ko murareba ukuntu twambaye? Iyo nza kuvuga ku mahuzu mba narushe bacu. Ako kubera ko mpamvuga iki Imana yavuze gikwiriye kwambara ni ukuri kw'Imana. Iyo message kirashika. Je utavuga sepeya wambaye, je utavuga rino koti nambaye, nawe ntumvuga iyo shati wambaye wewe suroshe wanaberewe. Ko turavuga se bino bitenge bimwe ngo ni bya 500 siko niyinga hazi mu kugera umuntu akamavuga ngo urampa ifaranga zo kuja kogesha inzara. Abandi bazaga baje kurara mu ihuduma siko no wewe ukabwira umugabo ngo urampa izo kuja koza inzara no mu mutwe, kandi nutabikora sinja gusenga. Amaze sigihe cya za Noel na Pasaka we
igihe cy'imibabaro ya Yesu ni mu mibabaro. Icyo gihe cya Pasaka ya Mose Imana yaramubwiye ngo ibyo murya imboga zirura zisharira, ntabwo ari umunsi w'umunezero. Isogo umukristo akamabwira uwundi ngo je sinja gusenga ngo ntahuze unabonye suko. Yesu yarebye muri ibi byose muri ukugushayaya karareba umutima iwe tahanda hareba pi tacho hamubwiye yabonye ko tuberewe, ariko karasuzuma akavuga ati suriya mutima ntufite ubwibone. Ayi uriya mutima uzubesha nyina arashayaye, uriya mutima uzaworeka ugateranya, uriya mutima ubamwo biriya bibi arabashije. Niko hari umuntu umwe twabanaga umunsi yaguze agashati gasha cyangwa akarato gasha ngaho Mose yagaza amabyi imbere. Nimefika kwake Yesu na rohoni mwangu sasa, tuwala neema yake inang'aa kila siku, roho yangu inaimba imekaribia Yesu inaimba kwa furaha, inaimba kwa furaha, roho yangu inaimba. Muhagarara ukungiye kurangiza no yamara akamabwira abantu ngo mwabonye uko nabemeje ngo nabemeje akasinkavuze ni ukuri impamvu twagendereje turatangiye nama numva hatibutse mwakantu keza, niyo mpamvu narintinze. Hanyuma Yesu ngo amarara ababwira ngo mwebwe murahirwa, n'amaso yanyu arahiriwe, n'imitima yanyu irahiriwe. Aravuga ngo umubibye ngo n'umwana w'umuntu, ngo imbuto ngo ni ijambo ry'Imana. Ngo barya wabonye bari kukara ngo nahajya kuzira, ngo iyo baryumvishije ngo umwanzi azayamaza akiba. Abo bangaba ku mahwa nabo ngo bazamaryakira ngo bakama banezerwa ngo akanya gatoya ngo ibibazo byaza ngo ni ngo rikama ryumva aho ngo bariya bo mu mahwa ngo bariya nabishwe ngo namaganya n'ibihendo by'iyisi. Ariko mana we uza maganya ngo se ukundagira gute, ngo uko ibi byabereye hiki, ngo uko navukiye iki, ngo ukujewe ibi ngibi najyari. Yewe uwo ni yaduye uzuniga ijambo ry'Imana tigeye nabafite amaganya ngo n'ibihendo by'iyisi byamara kuba tugatuga ngo yamahwa bya bindi bikabera ijambo ry'Imana amahwa ngo bikariniga. Ariko Yesu hari umutima yavuze. Haleluya. Niwo dusengera, niwo dukeneye, niwo twifuza. Uyu mutima Dawidi yawuvuzeho aravuga ngo nabiki ijambo ryawe ngo mu mutima waje ngo kugira ngo tagucumuraho. Iyo ni Zaburi no ku 11 niho yavuze gutyo. Ahandi ku 105 muri icyo gice muri iyo sura nyine
iho aravuga ngo ijambo ryawe ngo nitabasa ngo gibirenge byaje iyo ngese mu mwijima rizajyama riba itoroshe ngo nkamantunga suko umwijima utahaba oya urahari ariko kubera ko ijambo iwe yaribitse mu mutima ngo rizajya azayama yatse kamatunga ayiwee Yeremiya nahasomye data nukuri iwe 15 no 16 ndagira ngo Yeremiya iho yamavuga ngo amana ngo amagambo yawe ngo amaze kuboneka ngo narayariye ngo agere munda ngo mbirikira ibyishimo ngo n'umunezero ngo wo mu mutima waje ngo kuko nitirirwa izina ryawe ngabo yewe ngabo niko yavuze turangirije kuri iri jambo muzi ko amagambo y'Imana ari ibyo kurya muzi ko ari ibyo kurya dufite abantu benshi bafite bwaki nibo bagira amaganya niba uzubwira ngo ibi birashoboka bakakubwira ngo enti bishoboka ngo byoca ariko bari baza batura imibi yaryo ndetse baranaryambaye iryabahindukiye ibyishimo n'umunezero uwo mu mutima ngo kuko bitirirwa izina ry'Imana iryampindukiye umunezero n'ibyishimo byo mu mutima ngo kuko nitirirwa izina ryawe Mana ariko Mana we ko byampindukiye umunezero kuko nitirirwa tuzamura ibiganza byacu biyo nimuhagarare hano mbereke tuzamura ibiganza mwa abakristo tuzamura ibiganza Bwana asifiwe dukomere ijambo ry'Imana amashi simbongera umunota umwe ndabaha zayiti Yesu ashimwe kwizerwa Imana izivugira iburasirazuba iburengerazuba hakumva Imana izivugira ikasikasi ikusi hakubaha duhagurutse imbere y'amaso yawe kubw'ijambo ryawe
mu izina rya Yesu Cristo w'i Nazareti ububasha n'ubushobozi bugaragare agakiza kawe tukizeye mu ijambo ryawe umuco wawe uri mu ijambo ryawe imbaraga zo gukiza ziri mu ijambo ryawe ubuzima no kubaho biri mu ijambo ryawe bana natwe muri byose kubwa Yesu mukiza wacu amen haleluya tubirijeho mu izina rya Yesu dushima Imana kubw'ibi bihe byiza yatanze hanyuma ngiye kuvuga akantu kamwe gatoya nimara tuze kubwiriza jewe sinzi igisirimba kiri mu rusaku byancanganyikishije sinamenye nimba ari umunezero cyangwa nimba ari ikindi kintu ariko mu izina rya Yesu tiyagira umuntu usubira gusakuza nibacuranga mu izina rya Yesu hanyuma ndakoresha umwanya mutoya mu kubwiriza sintinda none reka ntoranya kandi abangiye gutoranya saba star sibo babishoboye oya nuburyo natekereje gusa none ga abandi mu byakire kofi ari rushikama nazi iyi timu yicaye kuri iyi ntebe nayo ya kabiri mutambuke mwese nyine gutyo po kurasigara mwari wasigaye uwo mugabo uwo ngo nawe guri mwarimu hanyuma nari nararitse bonere ngo amaratinda kuza ngwino no nagize ikibazo kimwe aba ni abantu banje nagize ikibazo kimwe habaye piano imwe abacuranzi babaresha muba mwazanye statu tuba twazanye izi wacu ukazana n'izindi ziri aha zose noneho bose umwe akaza acuranga akompanyema undi baze undi kitare undi sono bagakubitira rimwe tukumva ibiba kuko yimwe n'ubundi nayo hari ibyihaye ikora bigakunda ako nanone iyo ziza kuba nkazingahe noneho ko ndareba ndanyuzwe nareba Moses nareba Faustin nareba Mugisha nyabushake none rero Moses hari aho yarageze Moses no ninde wakongoreye ngo wicare ukubite hanyuma duceceke nitumara dutegere kandi dutegere nimumara mwitegereze timwamize niwumva byakomeye nushake upfuka akanwa na mushware numara wamize ariko wapfutse akanwa nitumara turebe ikiza kuba haleluya hari ikiza kuba haleluya iki gitaramo gifite ubugi butyaye gifite ubugi butyaye sina makosa rero tugisakurize mutekane mutegere curanga Mose sandirimbo turirimba kandi ucurange mazipangu ino nawe nanu wino mazipangu inya wawe wino mazipangu
Je ne désire tata devo. Avaria da sime etope. Haidi ni simada okpa. Brabaya da sima aforme. Jawanine epape. Kanoni za ibadungo sumu. Tado de pe prepasio ina wau. Haone bagazimu etapongwe. Bete. urakoze Yesu duhaye ibyari bidukwiriye muri uyu mugoroba aho umuntu witeguye adusomere Matayo